Reka tugaruke mu mujyi wa Kigali. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yataye muri yombi abantu 37 bakekwaho guhungabanya umutekano n'ituze by'abaturage hamwe no gukoresha ibiyobyabwenge. Reka nanone tugaruke nanone n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko ugiye kujya wifashisha indege zitagira abapiloti arizo drone mu kugenzura no gukurikirana isuku mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali muri rusange, hagamijwe gukomeza kurushaho kunoza isuku mu mujyi wa Kigali mu gihe ari mu turere dutandukanye Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro, kugira ngo bakomeze babungabunga isuku. Reka nanone tugaruke mu karere ka Kicukiro. Ingabire Victoire uregwa ibyaha bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwakatiye Ingabire Umuhoza Victoire igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo kuko akurikiranweho ibyaha bihungabanya umutekano w'igihugu. Icyemezo cy'urukiko cyasomye kuri uyu mwanzuro itariki 18 Nyakanga 2025. Urukiko rugaragaza ko aramutse akurikiranwe ari hanze yaba abonye umwanya wo gushyira mu bikorwa umugambi we cyangwa akabangamira iperereza cyangwa agatoroka ubutabera. Urukiko rwanzuye ko agiye gufungirwa mu igororero rya Nyarugenge, akaba yemerewe kujurira uyu mwanzuro mu minsi itarenze itanu. Yari incamake y'amakuru ngiye kubagezaho amakuru networenzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi bazi ko bazina Kidasamura Movi n'imbere bwo bwa murageze kuno munyoboro wa Kidasamura Movi. Nyaboneka munyarwandakazi nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu Rwanda hose. Reka dukomereze kuri polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yataye muri yombi abantu 37 bakekwaho guhungabanya umutekano n'ituze by'abaturage hamwe no gukoresha ibiyobyabwenge. Ndagira ngo mbanze mbasobanurire kino kintu kugira ngo mukimenye. No kuvuga ngo aba basore 37 bafashwe ku makuru ajyanye n'abaturage cyangwa ku bufatanye n'abaturage n'inzego z'ibanze, nibwo bafashwe bakaba bajyanwe kuri station ya polisi ya Nyarugenge kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bashinzwa. Ni mu gihe aba bantu mu gufatwa abaturage aribo batanze amakuru bafatanyije n'inzego z'ibanze, bagafatwa bagashyikiriza ubutabera. None imvuga ngo ibikorwa cyangwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu, ubujura, ubusinzi, ubusambanyi ndetse n'urugomo, ibyo ngibyo nibyo bashinzwa mu gihe bagiye gukurikiranwaho ibyaha baregwa muri rusange. Nanone turongera tugaruke mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko ugiye kujya wifashisha indege zitagira abapiloti arizo drone kugenzura gukurikirana isuku mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro, kurushaho kunoza isuku mu mujyi wa Kigali mu two turere nkubwiye tugize umujyi wa Kigali. Ubwo reka mbasobanuye nanone ku ino ngingo y'umujyi wa Kigali. Kuvuga ngo umujyi wa Kigali umaze igihe ubona umwanda mu muhanda cyangwa aya mahoho atwara imicanga agasiga imyanda mu muhanda. Gusa abagize zino kampani zitwara imyanda cyangwa zitwara imicanga niba byiteho. Ni mu gihe umujyi wa Kigali watekereje kwa kino kintu ukahita uzana drone kugira ngo umuntu uzajya ushiga wanduza umuhanda ajye ahita akurikiranwa aze awukore. Ni mu gihe koza umuhanda cyangwa kujya ku bijyanye n'isuku n'isukura mu mujyi wa Kigali byatangiye. Ni mu gihe haje imodoka zoza umuhanda neza, umuhanda ugacya. Reka nanone tugaruke ku kibazo cya gatatu, ariyo ngingo ya nyuma tugiye gusorezaho amakuru. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwakatiye Ingabire Umuhoza Victoire igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo yuko akurikiranweho ibyaha bihungabanya umutekano w'igihugu. Icyemezo cy'urukiko cyo kuri uyu wa 18 Nyakanga 2025 kigaragaza ko aramutse akurikiranweho ari hanze yaba abonye umwanya wo gushyira mu bikorwa umugambi we cyangwa akabangamira iperereza cyangwa agatoroka ubutabera.
urukiko rwanzuye ko agiye gufungirwa mu igororero rya Nyarugenge, akaba yemerewe kujurira uyu mwanzuro mu gihe kitarenze iminsi 30 muri rusange. Ubu rero ndaje mbabwira utundi dushya twiriwe mu mujyi wa Kigali. Kugira ngo mbabwire utundi dushya twiriwe mu mujyi wa Kigali, banza ukore subscribe kuno umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru ku gihe. Nimba ari bwo bwa mbere kugeze kuno umuyoboro munyarwandakazi, nshatse kukubwira ngo kora subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru ku gihe. Ngiye mwarimo mubana mwana makuru nitworinzwe n'Imana Emmanuel urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, ndetse uramutse ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo waduhamagara kuri ya nimero zacu dusanzwe tubaha. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ntago nagenda abantu mwakoze subscribe, nabifurije icyumweru cyiza cyangwa weekend nziza. Imana ikomeze ibandindire cyangwa ibane namwe iyi weekend, muyivemo amahoro ntabitsitaza nta n'ibibabangamiye. Buri gihe mba mbarebaho nanjye nirebaho. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha, ubuzima buzira